ubucuruzi n'inganda mu iterambere. Ubucuruzi n'inganda mu iterambere ni ikiganiro mugezweho na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda. Kibagezaho ibikorwa byose bifatiye kuri iyo minisiteri nk'urwego rushyiraho politiki, amategeko ndetse n'amabwiriza bigamije guteza imbere ubucuruzi n'inganda. Kibagezaho kandi amakuru ku bikorwa binyuranye by'iyo minisiteri ndetse n'abafatanyabikorwa bayo. Muri iki kiganiro mushobora gukurikira uko ubucuruzi buhagaze, bwaba ubw'imbere mu gihugu, ubwambukiranya imipaka cyangwa hanze y'igihugu ndetse n'ubw'ibikomoka kuri peteroli. Ikiganiro ubucuruzi n'inganda mu iterambere kivuga ku bucuruzi buciriritse bw'abanyamyuga n'abanyabukorikori, gitinyura abantu guhanga umurimo, ubucuruzi bw'inganda nto n'iziciriritse, ubw'inganda nini zihakaza abantu benshi, gushakira amasoko umusaruro ndetse n'amategeko agamije guteza imbere ubucuruzi no kurengera abaguzi. Inshuti bakunze b'ikiganiro ubucuruzi n'inganda mu iterambere mutegurirwa na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda, twongeye kubaha ikaze ku kiganiro cyo kuri iki cyumweru. Muri gahunda ya Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda yo guteza imbere ubucuruzi bwambukiranya imipaka, hagenda hashyirwaho ibikorwa remezo bizafasha koko abo bacuruzi kunoza ubucuruzi bari basanzwe bakora. Muri iki kiganiro cy'uyu munsi turareba igikorwa cy'isoko ryatangijwe ku mugaragaro na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda kuri uyu wa gatanu tariki ya 9 Gicurasi 2014, ahashyizwe ibuye ry'ifatizo ku Kanyaru, ahazakorera ubucuruzi bwambukiranya umupaka w'u Rwanda n'u Burundi. Muri kumwe na Vincent Makariye muri iki kiganiro ubucuruzi n'inganda mu iterambere. Kimwe mu biteza imbere ubukungu bw'u Rwanda n'ubucuruzi. Nkuko byagaragajwe n'inyigo zinyuranye zagiye zikorwa, ubucuruzi bwambukiranya imipaka bufite uruhare runini mu kwinjiza amafaranga. Turabona umuvuduko mwiza uri mu buryo u Rwanda ruri guhahirana n'ibihugu biri mu karere cyane cyane ibyo duturanye, haba mu byo twohereza mu mahanga cyangwa se n'ibyo dukurayo. Ikiza kirimo cyane urebye n'ubwinshi bw'ibicuruzwa mu byerekeye gucuruza ibicuruzwa bitandukanye. Liste dukora yerekana ko ducuruza ibicuruzwa birenga 150. Mu by'ukuri ntekereza yuko guteza imbere ubucuruzi bw'u Rwanda n'amahanga cyane cyane niyo mizero, akaba ariyo mpamvu dushaka ko abantu benshi babiganiraho bakabyumva, buri wese akumva uruhare rwe mu guteza imbere ubu bucuruzi, kuko nibwo buzadufasha kwihutisha kugabanya icyuho kigaragara mu buhahirane bw'u Rwanda n'amahanga. Bwatangiye kera bukorwa ku buryo butanoze, ariko kubera akamaro bufitiye igihugu n'ababukora, leta yabonye ko ari ngombwa kubuha isura nshya, bugakorwa ku buryo bukurikije amategeko y'ubucuruzi. Byagaragaye ko ari ngombwa gushyira ibikorwa remezo hafi y'imipaka byakifashishwa n'ababukora. Aha rero hari ingamba zihariye ziri muri iyi strategy, nko kubijyanye kubaka ibikorwa remezo bijyanye n'amasoko ku mipaka no gufasha bari abacuruzi cyane cyane abadamu benshi barimo kureba uburyo bakwibumbira mu mashyirahamwe kugira ngo boroherezwe kandi babone n'ahantu bashobora mu by'ukuri gusitoka ibicuruzwa byabo, umuntu akaborohereza imvune n'akazi. Icyo gihe birumvikana niba bajya mu makoperative bakanikira hamwe no kugira ngo bashobore kubona amafaranga yo gukoresha mu mabanki bizagenda birushaho koroha. Ni muri urwo rwego rero kuri uyu wa gatanu tariki ya 9 Gicurasi 2014, Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda Bwana François Kanimba yagendereye akarere ka Nyaruguru mu ntara y'Amajyepfo, ajyanyweyo ahanini n'igikorwa cyo gushyira ibuye ry'ifatizo ahazubakwa isoko ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi ku Kanyaru, rizakoreshwa n'abakora ubucuruzi bwambukiranya umupaka. Akigeraho ku Kanyaru yakiriwe n'abayobozi bo mu nzego zinyuranye ndetse n'abaturage bo mu murenge wa Ngoma uwo mupaka uherereyemo. Ijambo ry'ikaze ryavuzwe n'umuyobozi w'akarere ka Nyaruguru. Nyakubahwa Minisitiri w'Inganda n'Ubucuruzi, abanyacyubahiro mwese, baturage b'umurenge wa Ngoma, n'ibyishimo byinshi mu karere kacu. Uyu munsi ho mwaje kudutangiriza uyu umushinga ugamije guteza imbere ubucuruzi bwambukiranya umupaka. Umushinga rero bikaba byumvikana ko ahangaha turi ni ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi mu karere ka Nyaruguru, tukaba twarashatse kuhashyira isoko rya kijyambere mu ndimi z'amahanga twita cross border trade complex. Ubu ngubu tugiye gutangiza kubaka igice cy'inyubako kizajya
cyakira ibicuruzwa ibyo twita warehouses, aho bashobora gusitoka ibicuruzwa baba ari abarundi babivanye i Burundi bashaka kubicuruza mu Rwanda bakaba babibikije hano, n'abanyarwanda bashaka kubyigiza hafi y'abarundi bakabona aho babisitoka. Hanyuma hazaba harimo naho amabanke ashobora gukorera. Ahangaha twari dufite ikibazo cy'amabanke, abantu bakoresha umupaka akaba yabura uburyo yabona amafaranga. Hari ikibazo aho bazajya hakorerwa za silence, hari n'izindi byo twita showrooms cyangwa se aho abantu bashobora kumurikira ibyiza by'u Rwanda, ibikorerwa mu Rwanda, ibyera mu Rwanda, umusaruro wo mu Rwanda, ariko n'abarundi nabo ntibahejwe kuba bashyiramo ibyiza by'u Burundi, umusaruro w'i Burundi. Aho ngaho kikazaba ari igice cya mbere. Igice cya kabiri kizazamo isoko ry'abaturage, aho bacururiza imyaka yabo n'ibindi bicuruzwa bitandukanye, ndetse hakazamo n'igice cyo kwakira abatugana, hazaba hari hoteli ndetse n'amacumbi. Nyakubahwa Minisitiri, ntavuze byinshi, nagira ngo mbanze nsobanure uwo mushinga uko uteye, ariko ngira ngo nongere mbwira abaturage ba Ngoma ko ari amahirwe akomeye babonye. Iryo soko rwose baribyaze umusaruro, ni iryanyu, nimwe turyubakiye kugira ngo mukore mwiteze imbere. Hakurikiyeho umuhango nyirizina wo gushyira ibuye ry'ifatizo ahazubakwa inyubako y'isoko rizakoreshwa mu bucuruzi bwambukiranya umupaka w'Akanyaru hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Minisitiri Kanimba niwe washyizeho ibuye ry'ifatizo. Nyuma ijambo ryahawe umwe mu basanzwe bacururiza kuri uwo mupaka avugira bagenzi be. Twiteguye gufatamo ibibanza ndetse tukazahabyaza umusaruro, dore ko nyakubahwa Minisitiri aya makoperative yacu yari afite n'imigabane mu ruganda ruciriritse rw'Inyamagabe rutunganya igihingwa cya soya. Rero tukaba twifuza kuzafatamo ikibanza cyo kuzajya ducuruzamo ibikomoka ku musaruro wa soya byacuruzwaga gusa Nyamagabe, noneho bigiye kwaguka binagera ahangaha. Nyakubahwa Minisitiri, murakoze cyane. Minisitiri Kanimba yagejeje ijambo ku bari bitabiriye uwo muhango. Gucuruza hagati y'abaturage baturanye ibicuruzwa bisanzwe mu by'ukuri bakenera, wasangaga za politike za leta za Afurika zaradindizaga aho kugira ngo ziteze imbere. Hari ibibazo bibiri bikomeye cyane. Cya mbere ni ikibazo cy'imyumvire, y'ijambo ubucuruzi icyo ari cyo, n'impamvu tugomba guteza imbere ubucuruzi hagati y'abaturage duturanye mbere yo gutekereza guteza imbere hagati yacu n'ibihugu by'Uburayi cyangwa se n'ibihugu bya Amerika. Icya kabiri ni ikibazo kijyanye n'ibikorwa remezo byo guteza imbere ubucuruzi. Mu by'ukuri impamvu usanga uburyo ibihugu bya Afurika bihahirana bukiri hasi cyane bushingiye kuri izo mpamvu uko ari ebyiri. Mu guteza imbere ubucuruzi bw'ibihugu byegeranye hari ikintu nyine wasangaga abantu baribagiwe ku buryo bukomeye cyane, kijyanye no kugaragaza umusaruro uboneka mu bihugu bituranye, ukagira ahantu umuntu yajya kugushakira hafi, bigatuma unamenya amakuru yo kumenya koko ibyo ushobora kuba wahahira muri icyo gihugu utagombye kujya kure cyane. Nguko uko iyi mishinga yo guteza imbere ubucuruzi bwambukiranya imipaka mu Rwanda tuyitekereza. Bababwiye inyubako ziteganijwe ahangaha. Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda ubu yamaze gukora inyigo ku mipaka igeze kuri 7 y'ibikorwa remezo bigomba gushyirwa ku mipaka yacu muri iyo porogaramu yo guteza imbere ubucuruzi bwambukiranya imipaka.
ubu iyo mipaka 7 twamaze gukorera inyigo, harimo uyu nguyu wo ku Kanyaru, harimo imipaka myinshi iduhuza n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, harimo wa Rusizi ya mbere, harimo wa Rubavu, hakabamo wa Karongi, ndetse ahitwa Rugari muri Nyamasheke, hari umupaka wa Cyanika, hari n'umupaka wa Bugesera Inemba. Iyo ngiyo niyo twamaze kwiga, tuzi neza dukurikije ubucuruzi tuhabona ibintu bigomba gukorwa kugira ngo ubucuruzi bworohe. Ubucuruzi bwambukiranya imipaka wavuga yuko mu by'ukuri atari ubucuruzi buremereye cyane bugenda mu makamyo aremereye, burarenga mu byerekeye by'u Rwanda rwohereza mu mahanga kuri ubwo buryo burarenga miliyoni 100 z'amadolari, ku buryo yewe sinshidikanya yuko iyi mishinga nimara kuzura koko igakoreshwa nk'uko tuyitekereza, mu gihe kitari kinini cyane dushobora kuva kuri miliyoni 100 z'amadolari tukagera kuri miliyoni 500 z'amadolari. Izi za infrastructure duteganya ku mipaka hazaba harimo ubwo bufasha bwose buzagenda butuma abantu bari muri ubwo bucuruzi mu by'ukuri bumva yuko umwuga wabo urushijeho kwitabwaho, ndetse nabo barusheho gucengera, bagiye hirya no hino kure ku masoko yo mu bihugu duturanye bajya gushakisha amasoko, kubera yuko bazaba bumva neza yuko mu by'ukuri ibyo barimo aricyo cyerekezo cy'igihugu. Tuzarwubaka abana b'Abanyarwanda turongera paradizo isi yose. Minisitiri Kanimba kandi yadutangarije inyongeragaciro abona, yanagarutse ku ruhare rwa Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda muri iki gikorwa. Iyi mishinga rero ni imishinga ifite akamaro gakomeye cyane, kuko tuvugana ubucuruzi bwambukiranya imipaka ku buryo bw'ubucogocogo u Rwanda rukora kuri iki gihe nta bufasha bundi budasanzwe bwari bwakorwa, burarenga miliyoni 100 z'amadolari, ku buryo twizera yuko ibi bikorwa remezo byo guteza imbere ubwo bucuruzi bigenda byubakwa hirya no hino nibimara gufata ireme bikacungwa neza, inzego zibishinzwe zikabifasha kugira ngo bigere ku nshingano tubitegerejeho, bizatuma rwose ibintu u Rwanda rwohereza mu mahanga cyane cyane mu bihugu duturanye bizamuka ku muvuduko wihuse. Nk'ubu nababwira yuko gusa mu mwaka ushize, umwaka wa 2013, iyo urebye ubucuruzi u Rwanda twakoranye n'ibihugu bidukikije muri aka karere, ibyo twoherejeyo byazamutseho umwaka umwe ku kigereranyo kigeze kuri 50%, ntabwo mushobora kubyumva, kandi nta kintu kidasanzwe kiba cyakozwe, ari ibintu nk'ibi ngibi byo gukangurira abaturage ubwo bucuruzi no kuborohereza kugira ngo bukorwe. Iyi ni porogaramu imwe mu ziremereye Minisiteri y'Ubucuruzi igamije imbere. Ngira ngo izi nyigo zose ku mipaka nitwe twazikoze dufatanije n'uturere iyo mipaka irimo. Ikindi nuko no gukomeza gukangurira abacuruzi mu turere tunyuranye kugira ngo bumve neza iyi mishinga, bayishoremo imari, ariko banateganya noneho uburyo bazayikoresha nk'uko yatekerejwe. Ibyo tubifitemo uruhare rukomeye cyane. Abasanzwe bakora ubucuruzi kuri uyu mupaka wa Kanyaru barasobanura uko bari basanzwe bakora ndetse n'iterambere bumva uyu mushinga uzabazanira. Nitwa Kizima Emmanuel, nkaba ndi umwe mu koperative akorera hano ku mupaka mu bucuruzi bwambukiranya imipaka. Mucuruzi biki neza? Ubu ngubu ducuruza ibijyanye n'ibiryo nduhura abagenzi, ubwo harimo fanta, harimo amabiswi, harimo ubunyobwa n'ibintu byinshi, amaji n'ibintu byinshi bitandukanye. Inyungu iraboneka rwose nta kibazo, ariko twari dufite ikibazo cy'ahantu twabika ibintu byacu. None ubu rero haje iki gikorwa cyo kubashyiraho inyubako zizabafasha muri ubu bucuruzi. Muratekereza ko ubucuruzi bwanyu buzatera imbere gute kubera icyo gikorwa? Ubucuruzi bwacu buzatera imbere kuko mu byo twateganyaga, abarundi buriya u Rwanda tugira ibintu bya karite, akenshi abarundi baza kurangura mu Rwanda. Turashaka kuzagura mu byo twakoraga, tuzashaka inzu umuryango hano n'umwe cyangwa 5, ubundi twaguriremo ibikorwa, kuko hari abarundi bajya baza bakajya gutwara ibintu i Kigali, tukaba twazana ibyo bintu tubivanye i Kigali bakaba babifatira hano, noneho tukaba twarushaho gutera imbere tugakora ibyo mirimo, ariko twanagabye n'andi mashami. Baranashima Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda yabazirikanye ikabazanira iki gitekerezo. Turabishimira akarere na Minicom kuko iyi nzi izi igihe
ikigaragara cyo murebye ahangaha nta mazu ahari n'ay'umuntu ku giti cye ntabwo yakwira abantu bose. Muri iki kiganiro kandi twababwiye ko buri cyumweru tuzatubagezaho agashya kavugwa muri Minicom. Abakurikiye ikiganiro ubucuruzi n'inganda mu iterambere mwiriwe, nk'uko twabibararikiye mu biganiro byacu by'ubushize, mu ruhererekane rw'ibiganiro ku mategeko atandukanye agenga ubucuruzi ndetse n'ibikorwa by'inganda mu Rwanda, uyu munsi turabagezaho itegeko rigenga ubucuruzi bwa peteroli ndetse n'ibiyikomokaho. Iri rikaba ari itegeko ryasohotse mu igazeti ya leta yo kuwa 18 ukwezi k'Ugushyingo umwaka w'ibihumbi 2013. Turi kumwe n'umuyobozi mukuru muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda ushinzwe ubucuruzi ndetse n'ishoramari, Bwana Opira Robert. Iri tegeko nk'uko mubizi ryagiye mu igazeti ya leta umwaka ushize ukwezi kwa 11, rigamije rero kugira ngo rishyire mu buryo kuri ubucuruzi bwa peteroli mu buryo bujye bukorwa mu buryo bunoze. Kugeza ubu nyine ubucuruzi bwakorwaga nta tegeko rihari rivuga ngo bukorwe burya bwubahiriza amategeko, bwubahiriza se ubuziranenge, mbese wabonaga nta buryo bunoze bw'ukuntu abacuruzi ba peteroli n'ibikomokaho bashobora kujya bakora ibintu mu buryo busobanutse. Ikindi ni uko ngira ngo kugeza ubu ngubu peteroli mu isi ni igicuruzwa gifatiye runini ubukungu, ni igicuruzwa iyo kibuze haba ibibazo, ku buryo rero usanga ni igicuruzwa cyahawe agaciro. Ubundi ntabwo buri gicuruzwa cyose kigira itegeko rikigenga, ariko ku isi hose peteroli igira amategeko ayigenga, cyane cyane yuko ari n'igicuruzwa kigira ibintu twavuga mu cyongereza bita chemicals, ku buryo ni igicuruzwa rero iyo utagicunze neza, iyo kidacurujwe mu buryo bugenwe buzwi, usanga gishobora guteza n'impanuka, kigateza ndetse n'impfu. Iri tegeko rigenga ubucuruzi bwa peteroli ariko nanone ibikomokaho. Ese ibintu ibikomoka kuri peteroli ubundi ni ibiki? Umuntu yasobanura badukurikira. Ibikomoka kuri peteroli ubundi ni ibintu byinshi, ni byinshi cyane, ariko reka nibande ku byo dukoresha twebwe mu Rwanda. Urabona ubundi peteroli iri mu buryo bubiri. Hari peteroli itayunguruye, iyo dukunda kwita mu cyongereza crude oil. Hariho rero na peteroli iyunguruye. Ibikomoka kuri peteroli byose rero ni ibiba byavuye mu mavuta yayunguruwe. Izo twavuga rero dukunda gukoresha mu Rwanda ni essence, ni mazutu, hari amavuta y'indege, hari iriya gaze ducana, hari ndetse n'ibi ngibi amavuta dukunda gukoresha muri moteri, inshuro nyinshi bayita lubricants. Umuntu yakwibaza rero, ese kugira ngo umuntu atangire gucuruza peteroli cyangwa se ibikomokaho asabwa iki? Ese hari impushya zihari agomba gusaba, azisaba ndetse? Murakoze. Iri tegeko rirabiteganya, riteganya impushya z'ubwoko bubiri. Hari uruhushya rujyanye no gucuruza muri rusange, ariko hari n'impushya zijyanye no kubaka. Hari ukubaka sitasiyo aho gucururiza, hari no kubaka ibigega bibika ayo mavuta. Ibyo byose rero ni impushya ebyiri zitandukanye zigomba gusabwa, kandi ziteganya n'iri tegeko. Igiteganyijwe nuko nyuma y'uko iri tegeko rijyaho, turimo gutegura n'amabwiriza ya minisitiri agomba gushyira mu buryo iri tegeko, aho noneho aya mabwiriza ya minisitiri azagena ibisabwa kugira ngo uhabwe uru ruhushya. Muri uku gutegura aya mabwiriza ya minisitiri tugomba no kugana abacuruzi tukajya inama ku
kuri ibi bintu byose nk'uko bisanzwe bikorwa, ku buryo itegeko ubu ngubu riteganya yuko abacuruzi bari bahari bahawe imyaka 2 kugira ngo bitegure. Tuzi ko ubundi hakorwa igenzurwa ry'ubucuruzi butandukanye. Kuri iki gicuruzwa cya peteroli ho muteganya, iri tegeko riteganya iki ku bijyanye n'igenzura ry'ubucuruzi bwayo? Ni igicuruzwa gifite risike nyinshi, risike ku mamodoka, risike ku buzima bw'abantu, risike ku nyubako aho ubu bucuruzi bukorerwa. Niyo mpamvu rero kigomba kwitabwaho, kigacuruzwa neza, kigakurikiza amabwiriza, kigakurikiza ubuziranenge. Mu bijyanye no gukora igenzura, ahanini tugenda dukurikiza amabwiriza y'ubuziranenge, yaba ari ayo mu gihugu, yaba ari ayo hanze y'u Rwanda, ku buryo tugenda tureba yuko mu by'ukuri ubu bucuruzi burimo gukorwa bukurikije nibura amabwiriza y'ubuziranenge azwi ahari. Ewe niyo bitumije hanze, iyo bigeze Mombasa cyangwa se na Dar es Salaam, ibi bicuruzwa birabanza bakabipima mbere yuko bininjira no mu Rwanda. Niyewe niyo byinjira ku byambo bya Mombasa na Dar es Salaam birapimwa kugira ngo turebe niba mu by'ukuri ayo mavuta aje yujuje ubuziranenge mpuzamahanga. Hari igenzurwa rero rikorwa ku masitasiyo, hari igenzura rikorwa mu bigega, ahantu hose habitse amavuta, aho dushoboye kumenya turahasura. Ababikora rero ni Minicom nka minisiteri nyine ishinzwe gushyira mu bikorwa, ari politike y'ubucuruzi bwa peteroli, ari itegeko rigena ubucuruzi bwa peteroli, ariko tukifashisha n'ikigo cy'igihugu gishinzwe gutsura ubuziranenge. Ubundi hakunze gutambuka ku maradiyo cyangwa se kuri televiziyo itangazo rivuga ibiciro bya peteroli. Twagira ngo mutubwire ubundi bishyirwaho hagendewe kuki? Ibiciro bya peteroli, navuga ko peteroli ari kimwe mu bicuruzwa biteganywa n'amategeko yuko ibiciro byabyo bigenwa na leta, ariko uko kubigena ntabwo twicara ngo dushyizeho igiciro gusa uko tubyumva. Tugirana inama n'ibiganiro n'abacuruzi. Ibyo biganiro mu by'ukuri biba bibereka bivuga ngo dore uko isoko rihagaze, isoko mpuzamahanga rihagaze ritya, amavuta yacu iyo ageze mu Rwanda ahagaze atya, tukavuga tuti rero dore igiciro gikwiye kuba kiri ku isoko ni iki. Ku buryo rero usanga iyo tugennye igiciro ubundi nta n'amayobera arimo, duhera ku isoko mpuzamahanga uko rihagaze. Nk'uko bizwi ntabwo u Rwanda rucukura peteroli, tuyitumiza mu mahanga. Amavuta menshi tucuruza mu Rwanda ava mu bihugu by'Abarabu, hari n'ava mu Burayi. Ku buryo rero tureba amasoko y'aho birangurwa uko ahagaze. Hari amasoko mpuzamahanga agena ibiciro bya peteroli, noneho hakongeraho ubwikorezi, hakongerwaho imisoro, tukabona igiciro bigeze i Kigali. Ku buryo rero usanga kiriya giciro gitangazwa habaye amanama y'abashinzwe ubucuruzi n'abarebwa n'ibicuruzwa uretse ibya peteroli n'ibindi byose. Ku buryo rero ni igiciro kijyaho habaye kujya inama bihagije, ari muri leta ari no mu bacuruzi ba peteroli muri rusange. Nk'andi mategeko rero turibaza, ese iri tegeko ryo ryaba rifite ibihano bihana umuntu utazubahiriza ibikubiye muri iri tegeko? Ibihano rero biteganywa n'iri tegeko ni ibihano byo mu rwego rw'ubutegetsi. Urugero, hari kuba nk'uko tuje gukora igenzura ukanga yuko twinjira aho ukorera, ukanga ko tugenzura ibikorwa byawe, hari ibihano biteganywa. Hari kuba wubatse sitasiyo
cyangwa ikigega utabiherewe uburenganzira, yewe no gutangira gucuruza utabifitiye urwo ruhushya nabyo ni amakosa. Noneho hariho no kuba ufite urwo ruhushya ariko noneho ugakora ibitandukanye n'ibyo urwo ruhushya rusaba. Urugero, niba wasabye uruhushya rwo gucuruza gusa nko kuranguza, ejo tugasanga watangiye kubaka, ni amakosa. Hariho rero no kuba utubahiriza ubuziranenge. Urugero, niba dusanze kuri sitasiyo yawe nta kizimyamoto ihari, yewe niyo yaba ihari ugasanga twagusabye ingana wenda biro 30, ukaba hariho ibiro 9, ayo ni amakosa. Ariko rimwe na rimwe aya makosa yo mu rwego rw'ubutegetsi tubanza kukwihaniza, nyuma byakwanga akaba aribwo ucibwa ibihano. Hariho rero no kuba ikintu gikunze kugaragara cyane gikomeye, kuba nk'abacuruzi bashobora kuvanga amavuta. Kuvanga amavuta ni igihano, ni icyaha gikomeye cyane kuko byica imodoka, noneho bikanangiza n'isura y'ubucuruzi. Murakoze rero ku kiganiro cyiza mumaze kuduha. Niba hari ubutumwa mwaha abanyarwanda cyangwa se abacuruza peteroli n'ibikomoka? Ntabwo ari byiza kuvuga ngo itegeko riraje tuguhane. Ni byiza kugira ngo wisuzume nk'umucuruzi hakiri kare, utunganye ibidatunganye, ndetse n'iri tegeko abacuruzi twararibahaye riri no kuri website ya Minicom. Ushatse yagenda akarireba, akareba ibisabwa, agatangira kuba yatangira kwihutira kuryubahiriza, kuko burya ni byiza kugira ngo itegeko ryubahirizwe tutarindiye kujya gushyira mu bikorwa noneho ibihano. Nabyumviye rero, iri ni itegeko rigenga ubucuruzi bwa peteroli ndetse n'ibikomokaho. Uwaba wifuza ibisobanuro birambuye yarisanga mu igazeti ya leta nimero 46 yo kuwa 18 ukwezi kwa 11 umwaka w'2013. Muri uru rwego rw'ibiganiro ku mategeko atandukanye agenga ubucuruzi ndetse n'ibikorwa by'inganda mu Rwanda, reka tubararikire itegeko rigenga imikino y'amahirwe mu kiganiro cyacu cy'ubutaha. Tugarutse ku kiganiro cyacu mu karere ka Nyaruguru, uretse uwo muhango wo gushyira ibuye ry'ifatiza zubakwa isoko rizakoreshwa n'abacuruzi bambukiranya umupaka, Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda yanaboneyeho gusura inganda ebyiri zitonora zikanatunganya kawa ziherereye mu murenge wa Nyagasiza. Hari uruganda rwa Nyakizu Mountain Coffee bigaragara ko ruhagaze neza mu mikorere yarwo, n'uruganda Kabanya rwo rufite ibibazo binyuranye by'imicungire. Urugendo rwa Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda Bwana François Kanimba yarushoje asura uruganda rw'icyayi rwa Mata narwo ruri mu karere ka Nyaruguru mu ntara y'Amajyepfo, aho yakiriwe n'umuyobozi w'urwo ruganda ndetse n'abandi bayobozi bo muri ako karere. Batambagira muri urwo ruganda bashobora kwirebera uko ibikorwa byo gutunganya icyayi biba bimeze. Inshuti bakunze b'ikiganiro ubucuruzi n'inganda mu iterambere mutegurirwa na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda, ibi nibyo twabakusanyirije ku bijyanye n'uruzinduko rwa Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda yagiriye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyaruguru kuri wa 5 tariki ya 9 Gicurasi 2014. Muri urwo ruzinduko rwe rero akaba yarazanywe cyane n'umuhango wo gushyira ibuye ry'ifatizo ahazubakwa isoko iri rizifashishwa n'abakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka ku mupaka w'Akanyaru. Hanyuma aboneraho no gusura ibindi bikorwa birimo inganda zitonora kandi zigatunganya kawa ndetse n'uruganda rw'icyayi rwa Mata. Tubashimire rero muri minota y'iki kiganiro, ndetse tubararikire n'ikiganiro cyo ku cyumweru gitaha ku isaha nk'iyi. Twari mu kiganiro ubucuruzi n'inganda mu iterambere, nk'uko bisanzwe mwari kumwe na Vincent Mpakaniye usanzwe akibagezaho. Ubucuruzi n'inganda mu iterambere. Ubucuruzi n'inganda mu iterambere ni ikiganiro mugezweho na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda. Muri iki kiganiro mushobora gukurikira uko ubucuruzi buhagaze, bwaba ubw'imbere mu gihugu, ubwambukiranya imipaka cyangwa hanze y'igihugu, ndetse n'ubw'ibikomoka kuri peteroli.